umva sha hagarika iyo modoka aho ngaho vuba vuba. Suba baba Caritas baba polisi babaye iki koko? Ubu uyu muswa agiye kongera nkure muri mood umwana. Salama fanda. Ngo ngwiki? None subiri ku cyutoga byiza hariya. Reka rwose n'akanyamasyo kari kunsiga. Yego wihutaga, ahubwo ndashaka kugira ngo umenye impamvu wihutaga. Kandi ngiye guhita no kwandikira. Ariko afande ntukigire nk'igipeti mwana. Reka sinari ndi kwihuta. Okay, byo none uzabwira umucamanza. Ariko iyo nkubwiye cyo saa sita zuzuye. Ndashaka iyo njangwe ngo ni imodoka kuri station zitarenga. Ese afande uburi seriyera? Ubu se wakongera ukanyandikira ndamutse nkwise ikigoryi kwe? Yego nyine wahita wandikirwa ukanya nta kindi. None se mwana ubu ndamutse mbitekereje nabwo wanyandikira. Reka nyine ntabwo twakwandikira kubera ibintu urimo atekereza. Sawa fande noneho nekereje kuri ikigoryi kabisa. Umva sha soka muri modoka none ahangaha niko ngutegetse. Subu ndafande nkaho ufite ikihe kibazo koko? Ariko sha ubundi uzirimo urakinisha cyangwa ubundi suzi yuko wari warengeje umuvuduko cyangwa? Yego ndabyumva man. Okay, aho bigeze none ndashaka kureba permis yawe none ahangaha. Umva mwana fande nakabaye nyigwaye ariko nawe urashona nayo mfite tu. Uravuga ngo ntawe ufite? Nayibuze inshuro izo enye zose kubera gufata akantu. Ndabibona. Nese ubundi iyo modoka yawe igira ibipapuro byemeza yuko ari iyawe ra? Ibyo byose nabiguha tu. Kubera iki se? Afande rero nkushoneyeho gato iyi modoka rwose nayibye nyirayo mpita namukemura. Wowe iki? Ndashaka kumenya impamvu wibye modoka y'abandi. Ugira ngo se nayibye afande ahubwo yayimaye. None se urajya kuyiguha yayiguhe ryari? Nabaye gusa nyimwereka imbunda itava ku bintu tu. We yakomeje kumbaza ibintu byinshi cyane. Nta kintu nakoze uretse guhita murangiza. Ibice by'umubiri we biri inyuma hariya muri butu niho nabishyize niba ushaka kubireba nabishyize mu gishashi. Ariko sho ubundi kado wari uzi ko ubu ufite ibirego bitatu bigiye kuzatuma ufunga imyaka 10 yose muri gereza. Erega ubundi kibazo nuko mudashobora no kumva neza ko ngewe ndi inzira karengane. Inzira karengane? Nase ubundi muri abandi wakoragamo iki? Nanjye haje umuyaga njya kubona nisanze. None uko ushaka kuvuga yuko zirakaho tuzahoraga kimuntu kizawe ko nasanze uzifite. Wowe rero naguze ibyabaye. Nari nyitendetseho kugira ngo hatagira umuyaga wongera kunjyana. Warasaze? None se uravuga ko ufite ku mugongo ushatse uvuga ko noneho uruhekeye iki? Urebye nanjye ibyo nibyo nari ndimo ndibaza mbere yuko wakandagiza ikirenge. Okay, ikindi kandi ndashaka kumenya impamvu by'irasaha. Ibyo uri kuvuga ahubwo ngiye byancanze. Ngewe ntabwo nigeze nyiba ahubwo ubwe niwe wayinyihereye. Ngo iki? None se yiguhaye ryari ubundi? Urumva nyine namweretse imbunda mu kanya nk'ako guhumbya ahita yimereza. Umva sha uretse ho gatoya reka tubone tugere kuri station byanze bikunze urasubiza ku neza cyangwa ku nabi. Ariko sha ubundi wowe uzi neza aho ushobora kujya uramutse ushatse kumbeshya. Rero afande utankanga ndabizi ko igikurikira ari ukujya mu kuzimu. Asike uramutse none uvugishije ukuri uzi icyakubaho? Afande ntukabaza ibibazo by'ubuswa nk'ubaza uruhinja. Hari ahandi wajya atari muri gereza? So ikirego cya gatatu ejo bundi uherutse kwiba ihene ya Yohana. None ndagiye nkubaze niwe yibye cyangwa ntago ari wowe? Afande cyane ntago kimama rwose. None bishoboka bite kuba baragufunze baheza kuzana kuri station za polisi kubera ko wibye ihene? Afande rimwe nigeze guca imbere y'inzu ya Yohana nuko ndebye neza mbona hari igiti kiziritseho umugozi muremure kandi munini. Nuko ndibwira ni buri igiti wasanga kigiye kwiyahura. Nuko rero mitamo guhita ntwara umugozi kugira ngo nabare igiti kitiyahura. Afande ndarahira rwose sinigeze mbona ko uwo mugozi wari uziritseho ihene kugeza n'ubu ngubu kandi sindabibona. Uvasha bugumye maho ngaho kugeza igihe ubujiji uri kuviremo.
ahubwo nagira ngo ngushimire kuba unzanye mu rugo. Ubu se uracyeka ko ndi buguma aha ngaha? Nagira ngo mumenyeshe ko ahubwo ngiye guhita negura prison break. Ariko ubundi aya masaha wambwira ko wari ukiri he? Mbwira none aha ngaha. Asundi ujya umenya ko aha ngaha ari iwanjye cyangwa ubura ngo wasana? Ariko undi Paul niwe wakuzana nijoro igihe wari wasanze umeze nk'uwaziguyemo. Yego nyine nari nakerewe rwose papa. None se ubundi ubwo rwagutesheje umutwe ra? Oya, rwose ntabwo rwarusaku pe. Uzi ko ahubwo wagira ngo byarusaku rw'icyuma gisya. Ariko ubundi agira nkubaze, test uyu munsi mwakoze imibare wayitsinze cyangwa ntiwayitsinze? Nyine urebye igisubizo kimwe nicyo nasanze gipfuye. Ni byiza cyane rwose. None se undi byari byose ngehe mwagomba gusubiza ra? Byari 12. Ha, ubushatse kuvuga ko 11 none byose wabikoze? Oya, ahubwo ibyo ngibyo 11 nyine nibyo byananiye. Ariko ubundi Sam, burya uri umuswa bigezeho ngaho koko? Oya papa, oya rwose. Nago ndi umuswa nk'uko uri murabivuga. None se ubwo ndamutse mfite amaronji 10. Nahize nkaguherezamo amaronji 2. Ubwo nawe nsigaranye ngahe mu ntoki zanjye? Oya rwose. Ubwo se urumva nabimenya gute kandi mu ishuri mwarimu yaratwigisha akoresheje app? Ariko shobora ufite ikihe kibazo? Ubundi ubwo amafaranga maje kwishyura ku ishuri ngira ngo wige ariko ukakomeza kuba idebe. Ubundi niba ushaka kwiga ikintu gishyashya cyose ugomba kumenya yuko ugomba guhera hasi. None se ubwo nahera hasi gute kandi nshaka kwiga koga? Papa ubu ndakuze noneho rwose. Yego nabibonye. None se ubundi wifuza gukora ikira? Ndashaka gushaka umugore. None se ubundi wifuza gushaka wahe kandi noneho ra? Ni Mukamusoni. Ariko ubundi warasaze, ura ntago uzi ko ari mama. Yego nyine ndabizi. None se we kubigira ikibazo we ni washatse mama? Mwiriwe neza mwari. Yes. How are you? None se warangije gukora ya assignment wari ufite gukora ra? Yego nayirangije ariko yananiye. Okay, none ndagiye umbwire ni ikihe gihugu kiri hafi ya USA? Oya rwose ibyo byo ntabyo nzi pe. Umva rero ukuntu bimeze, ndagukubita rwose uyu munsi niba utari busubiza ikibazo cyanjye, kubera ko njye ubundi nkiri ku ishuri. Uzi uko byabimeze? Nakunda gusubiza ibibazo byose nabazwaga, cyane cyane iyo papa yambazaga nyine ikibazo cyari cyose, kandi byose nabisubizaga neza cyane. None ndagira ngo nongeye nkusubiremo neza, ni ikihe gihugu kiri hafi ya USA? None se si USB? Yesu! Ariko sha none mbanze umunyamahirwe yagikoze pe. Nope. Mwari, rwose njyewe ndiruhiye kuko mvuye gukora uriya mukoro wa science. None se ubundi ndagira nkwibariza, ubundi kubizi neza ukora cyane hari ubyishe? Nyine ndabizi ariko njyewe sinshaka kuba uwa mbere bibayeho pe. Ariko mwari, ubundi nari mfite ibibazo bibiri gusa byari byananiye. Ubundi ni iki kiruta Imana kibi cyane kurusha Satani? Abantu b'abakene bo barakigira ariko abakire bo ntibagikeneye, kandi iyo ukiriye cyane aho ngaho uhita upfa. None icyo kintu cyo cyaba ari igiki? Iwe sha urabizi cyo ntacyo nzi pe. Mwarimu wacu yaduhaye umukoro ariko njyewe wananiye rwose pe. Oh, biratangaje noneho. Ariko nyine nagira ngo mfashe gukora science yanjye. Okay. Ubundi se photosynthesis ni iki? Photosynthesis. None se buriya ntibyaba ngo cyagiye photographer aza nyine yinjira hano mu kigo aje kudufata amafotora? Yesu! Ariko Sam, uzi ko usigaye utoroshye washoboye kugurana limuzine? Cyane rwose. Ubundi byose biterwa n'impuhwe z'Imana. Ariko uzi n'ibindi, uzi ko byari bindambiye kugutegereza. None se ugira ngo ngusige? Oya, ibyo ntunabitekereza ahubwo. Ariko ubundi urankundara? Ego cyane rwose. Bimwe birenze uko nabitekereza.
none se utambeshye ubundi wigize kunca inyuma? No, sibwo nk'ibyo bimbarije ikigo. None se nitubana uzankubitara? Ase wasaze cyanga ntabwo ngenda umuntu uteye gutyo rwose. Nituramuka tubanye nzakugabanyiriza kwiheba kwawe, ibibazo byawe ndetse n'imizigo yose ufite ikuremerera. Aho rwose waba ugize neza sheri, ariko si urebye ubona hari ibibazo cyangwa kwiheba mfite. Ahubwo wowe ibyo uvuga ntabyo uzi, nuko tutari twabana gusa. Nope. Oh, nimba ari uko bimeze rero reka ibyo gushakana tube tubiretse. Kubera iki se? Ubwo si ubwo ibyo uvuga urakomejera? Kubera abakobwa turabazi ntimugira urukundo. Ngo nguki gute se kandi? Kuko birazwi neza Valente ntumuzi yapfiriye urukundo, Romeo nawe yapfiriye urukundo, na Jacques ngira ngo uramwibuka muri Titanic nawe yapfuye azize urukundo. Samson wo muri Bibiliya ngira ngo urabizi yapfuye azize urukundo rwa Delila. Za ntwari z'abagereki nabo Hercules na Achilles ntibapfuye bazize urukundo, na Yesu umwana w'Imana yapfuye azize urukundo. Muri abo bana hari umugore urimo? Uhereye none n'igihe cyose ntabwo nzongera kugira ikintu ngurira kuri Saint Valentin, yaba impano yaba impeta ya diyama y'uyu mwaka, keretse byibuze numa nk'amazina 5 y'abagore uzi bapfuye bazize urukundo. Humiliation. Kubera ko nta mugore ushobora gupfa apfiriye urukundo. Jesus!